twongeye kubasuhuza inshuti bakundwa abo duhuriye kuri iyi platform ya ubwishingizi Karundura ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Uyu munsi rero umuntu wicaye imbere ya kamera ni umusore usengera igikondo mu itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ni umusore ushima Imana nkuko mubireba, ni umusore ukunda ndetse no kuduha ibiganiro byiza yahamagara ku bakunzi ba radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Eugene, banza mbere ya byose usuhuza abakunzi ba radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Muraho neza, nitwa Eugene uko ibishatse nkuko umuvandimwe Mariko wabivuze. Yongeyeho akantu ko kuba ndi umukunzi wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Nibyo koko radio Ijwi ry'Ibyiringiro nyikunda kuva kera, ndi umwana muto w'ingimbi nyimenya radio Ijwi ry'Ibyiringiro ahagana nko muri 2009. Haciyeho rero igihe urumva ko radio yari imaze imyaka hafi 3 cyangwa se 4 ibayeho. Rero ndayikunda cyane, ntabwo mwibeshye wa Eugene mwumvaga ku majwi cyangwa se kuri radio, kuko radio ntabwo ari televiziyo, niwe muvugana. Ni ngewe rero abantu benshi bakunda gutungurwa n'ijwi ryanjye. Ijwi ryanjye ni iryo na Eugene mubona ku isura n'uwo nguwo. Aha, nishimiye guhura nawe Eugene, Imana iguha umugisha. Eugene, ninde muntu uyu munsi wa none? Ninde muntu wagukumbuje kuba wahamagara kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro? Ninde wabigukumbuje mu by'ukuri? Niki cyaguteye mbese kuba wakumva ko nawe wakwiyumva ko uri nk'umukunzi wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro? Urakoze cyane. Ngitangira gutinyuka guhamagara kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, umuntu wantinyuye bwa mbere nabanje kumenyeyo ni Nathanael Nizeyimana, ndetse n'uwitwaga Maria wabaga mu Gatenga. Ndumva ubu nimba ntibeshye aba i Rusizi. Nanjye ngerageza bwa mbere nari mfite ubwoba, birumvikana nk'umuntu uhamagaye bwa mbere kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Byari ibintu bitoroshye, ariko ndabigerageza. Ku nshuro ya mbere baramfata ndakupa bagira ngo nabipaga, ariko mu by'ukuri bwari ubwoba. Ntabwo ari ubwoba, ntabwo nabipaga. Ariko ku nshuro ya kabiri naricaye, igitekerezo cyanjye ndakitunganya neza, ndahamagara, mbona baramfashe, ndakivuga. Ariko mu by'ukuri muvandimwe Mariko, nakivuganye ubwoba, ariko nyine ndavuga ijwi rirasohoka. Njyewe Eugene nagerageje guhamagara inshuro nyinshi ntabafatisha. Gufatisha umurongo byaje kungora. Eugene, nirihe banga ukoresha kugira ngo unaribwire n'abandi babe bakurikirana Ijwi ry'Ibyiringiro banatange n'inyunganizi? Ko benshi bafite inyunganizi ariko babura uburyo bwo kuzitanga. Nirihe banga we wakoresheje kugira ngo ube ufatisha umurongo? Ese ni abanyamakuru muziranye baguhereza umurongo wo kuba wahita ufata? Ese uhamagara kuri nimero y'abanyamakuru cyangwa se uhamagara ku murongo usanzwe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri mpamagara kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro bwa mbere, ndumva icyo gihe bari bafite frequency imwe. Ndumva bari bafite n'umurongo umwe wo guhamagara wa MTN. Nyuma baje kongeramo wa Tigo, ubu yahindutse Airtel. Mu by'ukuri ntabwo byari ibintu byoroshye kugira ngo ufatishe umurongo. Byabaga ari ibintu bitoroshye, ariko bitewe n'ikiganiro icyo ari cyo. Kuko hari ikiganiro abantu batapfaga kwisukira. Nta kivuga, ni ikiganiro cy'umusomyi. Abantu benshi ikiganiro cy'umusomyi hari ukuntu bagifataga nyine mu buryo gisa nkaho gikomeye. Nta bundi buryo, ntabwo cyari kibi, ariko nyine cyasabaga kuba warasomye. Aho rero iyo washaka gufatisha umurongo kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, wahamagaraga mu kiganiro umusomyi gikorwa na Obedi Bugingo kugeza uyu munsi. Aho rero wafatishaga umurongo. Ikindi, uko warushagaho gufatisha umurongo kenshi, ni ku telefone yawe yarushagaho kubyiga, cyangwa se nimba nabyita nko gupushinga izindi telefone, ukaba wafatisha umurongo mu buryo bworoshye. Rero uko ufatisha umurongo kenshi ni nako birushaho, nimba nabyita nko kurusha imbaraga indi mirongo, cyangwa se wenda kuza imbere. Ariko mu by'ukuri icyambashishaga gufatisha umurongo
ni uko nahamagaraga kenshi gashoboka, noneho bigatuma no kubona umurongo byoroshye, iyanjye ikaba yacamo cyangwa se nkoresheje impamagara ikaba yacamo ugereranije wenda n'iz'abandi. Hanyuma wenda barubajije ngo se twahamagaraga kuri uyu munyamakuru cyangwa ya radiyo isanzwe. Ntabwo nahamagara kuri uyu munyamakuru ye bwite, oya, bagaragara ku murongo usanzwe. Ibanga ryo gufatisha umurongo ko ari uguhamagara mu kiganiro ubona ko wabonamo umurongo ugafatisha, uko warushagaho kugenda ufatisha umurongo no kuba ufatisha byarakoroheraga no mu bindi biganiro. Ndari ntanze urugero mu kiganiro Umusomyi, kubera ko aricyo nabashije gufatishamo umurongo bwa mbere, nanjye ngakomereza aho ngaho. Aha, urakoze cyane Eugene. Noneho Eugene, uyu munsi wa none tuvugana ni Eugene wamaze gutera intambwe mu bijyanye n'itoro ry'Abadventiste z'umunsi wa karindwi. Eugene ari mu nzego z'ubuyobozi mu itoro rya Gikondo. Eugene ubu ngubu ni master guide. Eugene, ni irihe banga wakoresheje kugira ngo wisange uri master guide? Ni irihe banga wakoresheje? Njyewe tuvugana Marke, master guide yarananiye. Nagiye gukora ikizamini cy'ubugide, nabaye uwa mbere. Nagize amanota 90 hafi n'8, uwankurikiye agira 76. Ndumva ni hafi muri 2018 gutyo cyangwa na 18 cyangwa na 17. Kugeza uyu munsi wa none master guide mba numva ari ikintu gikomeye cyane kuri njyewe. Eugene, nirihe banga wakoresheje wowe ubwawe? Ibanga rya mbere ni ukudacika intege. Ni ukudacika intege ko iyo ufite icyo ushaka ukunze rwose ukigeraho. Ibanga rero nta rindi kwari ukwiga icya mbere ibyigisho by'ubuhanuzi birumvikana, icya kabiri kumenya amateka y'itorero, icya gatatu kumenya imiyoborere. Ibyo rero nta handi ushobora kubikura usibye nyine kujya mu mashuri ya JIA ukiga, ukicara hasi ukiga, ukagabanya ubunebwe, ahubwo ukiga ushyizeho umuhate. Iyo wizeho ushyizeho umuhate ugamije kumenya, wenda utagamije kuba master guide gusa, biragufasha. Rero kuba wenda wakoze we 2018 mu kizamini cy'abagide, ukaza guhagarikira aho ngaho, nakurarikira kugaruka kuko biroroshye. Kuko nanjye turi kuvugana nkora ikizamini cya mbere cy'aba master guide nagikoze 2019. Ntabwo byabashije gukunda icyo gihe. Nyuma rero ntabwo nacitse intege kubera ko icyo nashakaga ntabwo cyane yari myambaro, nubwo nayo ari myiza, birumvikana ni myiza, ni icyatsi kibisi cyiza, ariko ikintu cya mbere nari ngamije ko ari ugufasha abandi mu bijyanye n'iyobokamana, nanjye nkamenye, ndetse tugafatanya gukora uyu murimo. Itorero ryahamagariwe cyane tunyujije imbaraga zacu mu cyiciro cya JIA. Rero biroroshye iyo ufite umuhate, ufite n'ishyaka ryo kwiga ibyigisho byagenewe abajiya. Ntabwo ari abajiya gusa, iyo mvuze byagenewe abajiya nuko kenshi duhita twumva nyine JIA nk'abajene bato cyangwa se abantu bakuze cyane, ariko urubyiruko, abasore, abasaza, JIA tuyibonamo tugamije kwiga ijambo ry'Imana, tugamije gufasha abandi no mu bigaragara. Ikibazo hari abantu benshi bajya bibaza, bagira amatsiko yo kuri JIA. Mbese umuntu wese n'utari umudivantiste umunsi wa karindwi yemerewe kuba umujiya? Urakoze cyane. N'utari umudivantiste umunsi wa karindwi yemerewe kuba umujiya. Kuko ubundi JIA bivuze iki? Ni icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko rw'Abadivantiste umunsi wa karindwi, Jeunesse Adventiste. Rero n'umuntu utavuze umunsi wa karindwi yemerewe kuba umujiya, nyine w'umujene, ariko mu by'ukuri hari imyambaro atemerewe kwambara. Kuko urumva nimba atari umudivantiste umunsi wa karindwi ntabwo azambara nk'imyambaro twambara nk'aba master guide abayizi. Urumva ntabwo wayambara. Ariko mu by'ukuri iyo uje muri JIA gufata ibyigisho byagenewe abajiya, rwose nta kibazo. Uwo waba uri we wese, waba uri muto, waba uri mukuru, waba ugeze mu zabukuru, rwose wemerewe gufata amasomo ya JIA. Ariko birumvikana nk'utarasezeranye hari ibirango bya JIA utakambara. Aha, ni ukomoje yuko muri JIA mwigamo ubuhanuzi.
uyu munsi wa none tubona itorero ry'abadivantisite nk'itorero rihagaze ryamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ese uyu munsi wa none ni iki wabwira uyu munsi wa none abadivantisite umunsi wa karindwi, cyangwa se urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa karindwi, baba chef guide cyangwa se bari muri icyo cyiciro, ariko ukabona ntacyo bibabwiye, ukabona yenda se ni umunsi wo kwambara imyenda, igihe cyagera bakambara imyenda, wowe urabivugaho iki Eugene, nkawe nk'umuntu warahiye ukarera ari amasezerano? Ndatekereza iyo uvuye hari amasezerano mugenda abantu bagenda barahira icyiciro uvuyemo ikindi gutyo uko bizamuka. Ni iki wamubwira uyu munsi wa none? Hari isomo rivuga ngo kuko warahiye indahiro umanitse amaboko, iyo ndahiro yo kumanika amaboko uyu munsi wa none abantu benshi ushobora gusanga batibuka indahiro barahiye. Wabwira icyo umuntu warahiye iyo ndahiro ariko akaba adashyira mu bikorwa iby'iyo ndahiro ivuga? Urakoze cyane. Ukomeje ku kintu cy'ubuhanuzi. Nibyo abantu benshi iyo bavuze ubuhanuzi mu by'ukuri bahita bumva ari ikintu kidasobanutse, ari ibintu bigoranye, ari ibintu bisaba gutekereza cyane, ari ibintu bisaba kwinaniriza ubwonko. Ariko mu by'ukuri nta yandi mahitamo dufite usibye nyine ayo kwiga tuyobowe na mwuka w'Imana. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, urumva nasezeranye amasezerano agera nko kuri 2, birumvikana kuko nagerageje kuba mu cyiciro cya JIA, ndi umwana muto. Birumvikana hari isezerano nasezeranye ry'abato bararizi, ndetse n'isezerano ry'abagimbutse, ayo narayasezeranye. Hakiyongeraho n'irya 3 ry'abamaster guide. Ayo masezerano yose ntabwo ari ukuvuga ngo usezeranye isezerano rimwe ribe ritaye agaciro irindi rigize agaciro, oya, ahubwo ayo masezerano uko ari 3 uyasezerana bitewe n'icyiciro ugezemo. Rero buriya birakomera cyane, kuko buriya kwemera inshingano cyangwa se guhamagarirwa gukora inshingano ariko ntuzikore. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwiyemeza inshingano ntuzikore, cyangwa se guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawiga. Ibyo rero bikubera icyaha. Kubera iki? Kubera ko uba warasezeranye isezerano ariko ntugerageze gukora ibyaryo. Rero mu by'ukuri icyo nararikira nk'abajeni cyangwa se abandi bantu ni ukugerageza ahaba amasezerano wenda baba barasezeranye nko mu cyiciro cya JIA, kugerageza kuyubahiriza. Turabizi muri iyi si harimo ibirushya byinshi, ingorane nyinshi, ariko mu by'ukuri dukwiriye gusaba mwuka w'Imana akadufasha kugenda tugerageza kuyagenderamo. Kuko nk'ubu nimba twararahiriye gufasha abana bato, abakuze, abagimbutse ndetse n'ingeri zose, birumvikana uyu munsi wa none ndiho ndigisha abana bato mu cyiciro muri JIA dukunze kwita abadventure, mu cyongereza ni adventure. Nkaba ndi kwigisha cyane cyane abari mu mutwe w'abazindutsi. Rero birumvikana nimba umuntu w'umujene nkanjye ukurikije ukuri kumbona n'abandi badukurikiye uko bari kutubona, ntabwo kurahirira ziriya nshingano ari ukugenda ngo wicarire, ahubwo ni inshingano ziguha kugira icyo ukora, ziguha gukorera itorero, gukorera Imana ndetse no gukorera igihugu cyawe. Rero mu by'ukuri barahiye indahiro ariko bagatangira kuzigendamo gakeya. Ndagira ngo bongere kwibuka isezerano basezeranye, kuko ku munsi w'urubanza umuntu wese azagenda abazwa iby'inshingano yari ahagazemo atabashije kubahiriza cyangwa se kugendamo neza. Dusa naho dusoza, gira ubutumwa ugenera urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa karindwi uyu munsi. Gira ubutumwa wabagezaho cyangwa se gira nk'inama wabaha. Urakoze cyane. Ubutumwa naha cyane cyane urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa karindwi, icya mbere ni ugukomera mu byanditswe byera. Muri iki gihe isi irakamwa amakuru. Icyo ni Ikinyarwanda gisa nkaho gikomeye, ariko mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga, muri iki gihe isi igeze aharindimuka kuruta ikindi gihe. Rero turasabwa kwiga ijambo ry'Imana,
tubyitayeho dufite umwete atari gupfa kubijyamo gusa. Ibyo nibyo bizatubashisha kubaho turi abaturarwanda beza, turi abizera beza, kandi tugamije kuzatura mu ijuru. Rero ubutumwa wenda kuba muri rusange nagenera abajene, abana bato ndetse n'abakuze, ni uko dukwiriye gukomera mu byanditswe byera. Yesu ari hafi kugaruka kandi azaza aje kugorora ndetse no guhana. Rero ntabwo nakifuriza abadukurikiye nawe marike turi kuganira kuzaba mu mugabane w'abarimbuka, ahubwo dukwiriye gukatisha tike bikitwa none yo kuzaragwa ubwami bw'Imana. Rero ntabwo twabyibashisha, twebashijwe no guhora twiga ijambo ry'Imana buri munsi byibura ugafata. Abantu benshi amasaha abiri yarabananiye n'isaha yarabananiye, ariko mu by'ukuri ntabwo wabura iminota 30 mu masaha 24. Imana ibaho umugisha. Amen. Mbo reka tugane ku musozo n'akabazo kamwe k'amatsiko. Eugene, nta muntu nakubwira yuko nta musore ubundi utanywa inzoga, ubundi watari n'umusore, nta mbese bagufata nkaho nta n'ubwenge ugira. Nta muntu uragufata muri icyo cyiciro niba ugenda n'urubyiruko rundi abajene mugendana. Iyo mugeze ahantu yenda se muri bujyane ku kabari cyangwa se bakaguha gahunda yo kugendana nabo, mbese ubundi we bagufata gute muri societe? Ntago wabona yuko utandukanye nabo? Urakoze cyane. Ubundi muri iki gihe abajene bakunze gukoresha ijambo ry'icyongereza ngo show, ngo hit n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Rero mu by'ukuri abantu benshi batekereza ko kugira ijambo cyangwa se kuba uri umuntu ufite ibitekerezo bihamye, cyangwa se kuba umuntu ufite ibitekerezo bifite ahazaza heza ari uko uzaba uri mu mayoga. Oya, ntabwo rwose iyo ariyo nzira naguhitiramo. Abavuga ngo iyo batekereza bakavuga ngo kuba umuntu atanywa inzoga nta bitekerezo ashobora kugira, nta nama yakugira, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari byo. Nabagamije gushyigikira ibyo bakunda kugira ngo bakumvishe ibyo bakunda, ariko mu by'ukuri navuga ko kubaha Imana, kubaha Uwiteka niko kujijuka, kandi kuva mu byaha. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero nta mahoro abonerwa mu banyabyaha, nta n'umutekano ubonekera mu businzi cyangwa se kugendera mu zindi nzira mbi. Nabararikira kwiyegereza ijambo ry'Imana. Iyo wegereje ijambo ry'Imana hari ahantu batazagushakira. Ntabwo bazagushakira mu bantu bashobora kujya gupfumura amazu y'abandi, ahubwo bazagushakira mu bantu bashobora kujya gukora igishoboka cyose kugira ngo ubashe kubaho muri ubu buzima udateje ikibazo sosiyete. Rero kubaho uteje ikibazo sosiyete, umuryango wawe n'umuryango mugari ndetse n'itorero muri rusange, ntabwo ari ibintu bikuganisha ahantu heza. Ko Bibiliya tubwira ngo vino ni umukobanyi kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Sinekereza rero ko nimba umuntu uri mwiyoboka abantu ufite ibitekerezo bizima yabura ubwenge, hanyuma ushukwa na vino akaba ari ufite ubwenge. Nta muntu ntutse, ahubwo ndavuze ngo kubaha Uwiteka n'ishingiro ry'ubwenge. N'ishingiro ry'ubwenge. Rero mu by'ukuri reka twubahe Imana, n'ibitekerezo byiza bizaza. Ko nkuko nk'umundeba ibyo ari byo byose, ntabwo ndi munini cyane ariko nta nubwo ndi na muto. Ndashima Imana kandi biranyuze. Urakoze cyane Eugene. Asoje atuha inama nziza, asoje atwereka uburyo uyu munsi wa none urubyiruko rw'uyu munsi wa none rukwiriye kwitwara. Urubyiruko rukwiriye kuyoboka Imana kandi rukava mu nzira mbi kandi rukubaha Imana. Kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Reka rero ubwo buhanga tubuharanire kandi dukomeze kugira Imana nyambere. Uwiteka azatugororera kandi Uwiteka azaguha ibirenze ibyo watekerezaga, kuko nkuko Eugene avuze ni umusore ushima Imana. Kandi kuba ashima Imana suko
atazi ibintu ibinezeza by'iyi si, ahubwo nuko yabyimye, si uko yabyimye kuko azi ahubwo azi ingaruka zabyo. Reka rero twirinde kandi turinde n'abacu, tubarinde kuba bazajya mu bidahesha Imana icyubahiro. Reka Uwiteka akomeze guhira ubugingo bwawe, kandi ubugingo bwawe buri mu biganza byawe. Shuti mukundwa, duhuriye kuri platform ya Ubwishingizi Karundura TV. Reka dusabe Uwiteka kugira ngo akomeze ayobore intambwe zacu, kandi akomeze ayobore ibitekerezo byacu nibibabwamo n'Imana. Tuzaba abagabo bahamya Imana, tuzaba abasore bahamya Imana, kandi tuzabaho abasore bafitiye igihugu akamaro, ndetse bafitiye na sosiyete akamaro. Uyu munsi ndagira ngo Eugene usoze ugira abantu nibura ugarura cyangwa se ugira ubutumwa ugenera abantu mwakuranye. Urakoze cyane. Ubutumwa ngenera abantu twakuranye ni ubutumwa wenda butandukanye, ko abo twakuranye wenda atari abadivansi umunsi wa karindwi. Cya mbere cyo mbanje kubasuhuza, cya kabiri nabararikira kuza bakifatanya n'itorero ry'Imana mu kwamamaza ubutumwa bw'amarayika batatu. Nabibararikira kuko ni ikintu batazicuza,